utaka kandi kose byiza cyane. Nimba ari n'ijambo ryiza waba waribagiye kumubwira, rimubwire kandi uri no gukora ibyo byose. Ubwo ukugenda ubivuga unataka, umubwira ko umukunda, ubisubiramo kenshi, unanyonga gahoro, nibinaba ngombwa ukarambirwa wongere umuryamisha ugarukeho. Ni ukuvuga ngo byiza cyane ni uko ugenda uvuga ibintu nabikora. Nimba ugiye guha umugabo ntago uzaza ngo ugarame birangire cyangwa se wirare. Ni ukuvuga ngo nimba ubikoze gutya, ugomba bwa mbere nk'umugore kunyonga ni ingenzi. Manuka neza, nimba ari hejuru uko agenda amanuka, biba byiza iyo uzamuka umwakira ku buryo ari we atahacikira umugongo kandi nawe ntuvunike cyane. Ni ukuvuga ngo sisiteme ya mbere yo kugarama ni ugutazura amaguru neza pe akakubona wese. Ikindi utangire kuno ndi kubigenza. Ni ukuvuga ngo biterwa nanone nuko ungana cyangwa se nuko uri. Nimba uri munini, gerageza amaguru uyaheze, uyakwege ahereyo. Ikindi nanone nkanjye ndi muto murabibona rwose, nta buryo bwose naba mboneka. Ni ukuvuga ngo iyi niyo duhereyeho. Ni ukuvuga ngo nimba ugiye hejuru ye ntabwo ugiyeho ngo wicareho gusa, nabwo kuno ndimo ngenda mbigenza. Ni ukuvuga ngo genda kwikunyonga ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Kuno ndimo mbigenza, ugenda ugaruka. Iyo position ya kabiri, ugenda ugaruka wongera usubira inyuma ugaruka, cyangwa se byanakunda ukajya uzamuka wicaraho kuno. Ubwo kandi mugiye mukora na siporo, ko ibi ngibi utazi siporo ntabwo wabikora. Uzamuka umanuka gahoro gahoro, kandi ubwo biterwa bintu ushobora kubikora akarinda arangiza ategutse. Ubishaka gutya wabikora neza kuno ndi kubikora. Uzamuka umanuka, washaka ko arangiza ukatwara gutya ukasa n'umwikubaho kandi uri kunyonga. Ubwo iyo ni position ya kabiri. Bushize twari kumwe mu kiganiro, twavuze ku ngingo cyangwa ku kijyanye no gutegurana hagati y'umugore n'umugabo. Uyu munsi tugarutse mu kindi kiganiro kishyushye kurutaho. Nkomeza mbabwira ko ari ikiganiro gishyushye kandi koko ku muntu ubishaka kandi ku muntu ufite ubushake, iki kiganiro kirashyushye kandi ukiboneye make, ukiguze make nkurikije. Tugiye kuganira amagambo y'ingenzi cyane. Ngarutse inyuma gato, bino nubibona ntago turi kwigisha uburaya nk'uko musanzwe mubyumva, cyangwa turi kwigisha guta umuco. No, ntago ari uguta umuco, ahubwo turi kwiga neza ni gute wanezeza umuntu wawe mu bana, ni gute wanezeza umugore wawe, ni gute wanezeza umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo kano kanya turi ku mugore ugiye kunezeza umugabo. Tugiye kwiga icyo bita position. Bushize twize gutegurana ndetse turangira tuvuze ku cyo gutegurana koko. Uyu mwanya tugiye kwiga icyo bita position. Hagati aho mbibutse gukora subscribe ndetse no gusharinga, birakenewe kugira ngo niri tangazamakuru ryaguke. Ibyo ni ingenzi cyane gukora subscribe. Tugiye kwiga icyitwa position. Ni ukuvuga ngo abantu benshi mumenyereye ko kugarama ariyo systeme. Ntago ni systeme kandi ni nziza. Ikindi kandi nababwira ntago ariyo yonyine. Tugiye guhera kuko waha umugabo ugaramye. Ibimenyerewe mwabagore mwe mbabwire, nyitangira byose ndibukore turi guhugurana. Nimba ugiye guha umugabo ntago uzaza ngo ugarame birangire cyangwa se wirare. Ni ukuvuga ngo nimba ubikoze gutya, ugomba bwa mbere nk'umugore kunyonga ni ingenzi. Manuka neza, nimba ari hejuru uko agenda amanuka, biba byiza iyo uzamuka umwakira
ku buryo ari watacikira umugongo kandi nawe ntuvunike cyane. Ni ukuvuga ngo sisiteme ya mbere yo kugarama ni ugutazura amaguru neza pe akakubona wese. Ikindi utangire kuno ndi kubigenza. Ni ukuvuga ngo biterwa nanone nuko ungana cyangwa se nuko uri. Nimba uri munini gerageza amaguru uyaheze uyakwege ahereyo. Ikindi nanone nkanjye ndi muto murabibona rwose nta buryo bwose naba mboneka. Ngo iyi niyo duhereyeho, umanuka uzamuka ugenda umwakira gutyo. Ngo uburyo bwa mbere bwo kunyonga kandi ugarame. Ikurikiyeho tugiye kuvuga nanone ku buryo ushobora kwicara hejuru y'umugabo ukamwicara ukayicarira kandi ari we bikagenda neza nawe ku ruhande rwawe bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo none ngomba kubibereka. Tugiye ndifashisha uyu musego turi kumwe hano. Ubwo dufashe kari we ugiye hejuru. Ubwo kano kanya nicayeho neza. Dukomeje kubivugaho nimba tuvuye kuri position ya mbere yo kugarama tugiye kumwicaraho. Kuko ngo we mugore ubwo wenda ndabwira abantu badafite ibiro bikabije ko ubaye ufite ibiro byinshi ukamwicaraho wanamuturitsa byaterwa no kungana. Ubwo kaduhere ku muntu ungana gutya. Kuko ngo nimba ugiye hejuru ye ntago ugiyeho ngo wicareho gusa. Nabwo kuno ndimo ngenda mbigenza. Ni ukuvuga ngo genda kunyonga ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Kuno ndimo mbigenza ugenda ugaruka. Iyo position ya kabiri ugenda ugaruka wongera usubira inyuma ugaruka, cyangwa se byanakunda ukajya uzamuka wicaraho kuno. Ubwo kandi mugiye mukora na siporo ko ibi ngibi utazi siporo ntago wabikora. Uzamuka umanuka gahoro gahoro kandi ubwo biterwa bintu ushobora kubikora akarinda arangiza ategutse. Ubishaka gutya wabikora neza kuno ndi kubikora. Uzamuka umanuka, washaka ko arangiza ukatwara gutya ukasa n'umwikubaho kandi uri kunyonga. Ubwo iyo ni position ya kabiri. Iravuna. Icyo nicyo nababwira. Kubivuna iravuna isaba umuntu uzi siporo. Ubwo tugiye ku ya kabiri, ku ya gatatu. Iya gatatu ubwo nigiye mugiye guhindura nanone ugiye kumuha akinyuma. Akinyuma sinzi nimba mubyumva ariko wowe mugore umera gutya cyangwa se ugahagarara byaterwa. Hari ubwo wahagarara, hari ubwo wakunama. Ubwo nanone utega neza ku buryo ari bushyiremo neza igitsina cye kikinjira. Ubwo nanone ubwo abaye yashyizemo umugabo agomba kugufata mu nda. Ubwo nanone nabwo biba bigusaba kongera kujya unyonga gake 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 gake. Ubwo nanone kandi ikindi nibagiwe kuvuga, wowe mugore inshuro zose position zose wakora ugomba kuzikora utaka kandi rwose byiza cyane. Nimba ari n'ijambo ryiza waba waribagiye kumubwira rimubwire kandi rino gukora ibyo byose. Ubwo ukugenda ubivuga unataka umubwira ko umukunda, ubisubiramo kenshi, unanyonga gahoro. Nibinaba ngombwa ukarambirwa wongere umuryamisha ugarukeho. Ni ukuvuga ngo byiza cyane ni uko ugenda uvuga ibintu nabikora. Uko ugenda usitaka usakuza uvuga ngira ngo biba byaryoshye. Uko bigenda biryohera ko mugenda muhindagura, nta nubwo byashobora gutuma ntago wananirwa ngo unanirwe cyane kandi wumva ko muri kugenda muguranura. Nimba position imwe ikuvunnye uhindukira ku buryo ubwo uyu munsi twavuze kuri position eshatu. Iya mbere ngiye kuzisubiramo ni ukugarama. Nimba turi kuri position yo kugarama, gira neza rwose ugende wese ku buryo
urajya uzamuka umanuka. Kandi nanone kunyonga ntago ari ugushiramo ibibaraga nanone, kuko ushobora kumubangamiramo. Ukuvuga ngo zamuka umanuka, uzamuka umanuka, uko nawe araba yaje gusatira uzamuke ndetse umanuke gutyo. Rimwe na rimwe use n'uwandika 0 wongera uyisibe, ubundi niko kunyonga neza ugaramye. Ubwo iyo ni imwe twahereyeho. Iya kabiri twongeye kuvugaho, twavuze kuyo kwicaraho byari namba ya kabiri. Njyewe nzajya ngenda mbisubiramo kugira ngo hatazagira ubikora uko tutabivuze. Kuri kabiri ni ukuyicaraho. Ubwo uko wamwicayeho umugabo abagaramye, nifashishije uyu musego kugira ngo tubyumve neza. Ubwo wowe ugenda hejuru umanuka uzamuka, bwa mbere umanuka uzamuka.